ari ugukorera Imana nyine n'imbaraga zabo zose, ari ukwirirwa mu misozi ngo kubaka ibiharamagara, bakiruka imisozi yose nyine bakaba abantu ngo bakutuye, nk'abantu bakuturiye gushaka Imana nk'abayitaye. Ukumva kubabwiza ukuri ko Kristo atatakara, kubabwira ko Kristo ari muri bo, ariko reka bakumva ibyo bintu biragoye, nibyo bigoye, bakumva nibyo bikomeye. Uyu mwanya ndagira ngo twongere dufatanye kubasengera, twongere dusenge. Hari bene data benshi baguye, bohejwe uburiganya nk'ubw'inzoka yoheje Eva bwabagezeho nanone. Umwe kandi ndakubwiza ukuri ngo nta muntu wakwifata muri we, nta muntu muri we wakwifata ngo avuge ngo ngewe ibintu ntabwo ndi kubyumva reka ngende, ahubwo habayeho kuganira n'undi muntu avuga ati ariko rati ibintu baba bavuga hari bubyumva, umwe ati reka simbya mbyumva nanjye simbyumva, nuwabwiye ngo shango nanjye simbyumva ngo ngende kumva ntazongera gusubirayo. Ubwo uko babigira inama bari kubitekereza gutyo, ubwo niko imitekerereza biri kugenda ipfa gake gake, bikarangira bavuze ko batazongera kugaruka kubera ko nk'ibintu bari kwigisha ngo hano ngo batari kubyumva, kuko n'ubundi ntibashaka kubyumva. Ariko ntabwo iki gihe ari cyo kugira ngo noneho babyumvishe umubiri, ahubwo umwuka w'Imana niwo ugomba kugenda akabibemeza, kuko umurimo Kristo yakoze urahari ndetse uragaragara. Niba abantu batashaka gukomeza kubyumva, ariko abo ngabo bayobejwe ubu buriganya bwa Satani bayobejwe nabo, ntabwo igihe nikigera bazibagirwa ko bigeze kumva ubutumwa bwiza, ko hari igihe bigeze kubyumva, ntabwo igihe kizagera. Reka dusenge, twongere tubasengere mu izina rya Yesu Kristo, twongere tubasengere, kuko umwuka w'Imana arakora kandi nawe akorera muri bo. Nta handi azaturuka, ntabwo azaturuka mu ijuru nk'uko abantu bamwingingira ngo bamusabe ngo uyu munsi umwuka wera yagengeje aragaruka. No, ntabwo ariko biri, ahubwo umwuka w'Imana twahawe ko ari umwuka umwe udukoreramo, ko ari umwuka umwe wa Yesu Kristo twahawe. Niyo mpamvu nabo bagomba kumenya ubutumwa, kandi ubutumwa bwiza buzabamenyesha, buzababatura mu bintu byose, mu byo batekerezaga. Imana ishimwe cyane. Reka dufateho nk'indi minota 2 yonyine, twongere dusenga n'Imana, twongere dusenge Imana, tubasengere nanone, kuko si kubwabona uburiganya bahuye nabwo bw'abantu, uburiganya bahuye nabwo mu izina rya Yesu Kristo. Rekoriando siya boshetele bosa rekotile bozande keriada saya rekotile bozande keriada saya radosia bola ketele rekotile bozande kebosa rekotaya bozande kebosa rekotaya bozande kebosa rekodiando saya de
akazigera afite imbaraga turagushimiye ukomeje kubohora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rakatile boshataya boza redesia bosande keriabo. Igihe cyo kwamamara ku butumwa bwiza, iki nicyo gihe cyo kwamamara ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iki nicyo gihe cyo kwamamara ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Andi kumwe Holy Spirit arimo kumbwira ati nawe abantu bose iki nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza. Kandi noneho abantu batari bumva ubutumwa bwiza nibo benshi. Abantu batarumva ubutumwa bwiza nibo benshi. Ukurikije igihe gishize cy'ubuyobe bw'abantu, abantu barimo kuyoba, nicyo gihe gishize kinini. Ariko iki gihe nicyo cyo gihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Yego akarengane ntago kabura mu butumwa bwiza, ariko igihe cy'ubutumwa bwiza, igihe abantu bazamenyera ubutumwa bwiza, igihe abantu bazamenyera ubutumwa bwiza bakamenya ko ubutumwa bwiza ari cyo kintu cya mbere cyakagombye kuvugwa no kwamamara ahantu hose, abantu bazashima Imana kuruta ibindi byose byabahuzaga byo kumva ko bagomba kurwanira gushaka Imana, byo kumva bagomba gushaka Imana. Kuko urebye ubuyobe bw'abantu natwe aribwo twavuyemo. Iki rero ntago ari igihe cyo guceceka, ntago ari igihe cyo gucecekana ubutumwa bwiza. Iki ntago ari igihe cyo gucecekana ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko mwese nubwo muri hano hari bene wanyu mufite, bari inshuti zanyu mufite bataramenya icyo ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Hari benshi b'iwacu dufite bataramenya ubutumwa bwiza, icyo ari cyo, kandi birirwa mu nsengero bafite amazina akomeye mu nsengero, ariko ubutumwa bwiza no kumva ko nyine iyo utanze amafaranga ariho wakira byinshi. Abantu bo bari mu gutanga no kwakira gusa, ngo ni ugutanga no kwakira, aribwo buyobe. Ariko ijambo ry'Imana niryo rizima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni rizima. Papa Fred nijoro yavuze, Mana yanjye, Papa Fred yavugaga nijoro numva ikiniga kiranyishe. Ndavuga nti mwoka byara, ndebye ubuyobe bw'abantu, abantu nanjye narebaga nkabona abantu, nkumva abantu nyine barakomeye bitewe n'ibyo bigisha, nkumva barakomeye kubera ko bazi gutondekanya amagambo, bazi gutondekanya neza inkuru ko zikurikiranya, bazi kuzitondekanya, nkumva ko uwo muntu ari ukomeye. Ariko nyuma naje guhindukira kureba, naje gusanga ndavuga ni Imana n'isi n'ijoro, ibi ngibi byageze umuntu hehe? Umuntu yamenyera agakiza hehe muri izi nkuru?
ariko Imana ishimwe cyane kuko iki ni igihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Ubutumwa bwiza Pawulo avuze ngo ubutumwa bwiza niba umukoze isoni, nta nubwo ubutumwa bwiza burya bukoze isoni. Kubwira umuntu ko yabahowe wese biteye isoni kuruta kumubwira ngo amafaranga ngo ndajya kuze. Uzi ko wabonaga ahubwo naho uhera ubwira umuntu, ukabura naho uhera ubwira umuntu ngo ngwino nkujyane gusenga, ko yumvaga ko mu rusengero ikimujyana nyine umuntu ujya gusenga ari w'umukristo. Ariko tumaze kumenya ko Imana itaba mu nsengero ahubwo ituye muri twebwe, ibyo nicyo kintu cya mbere twakagombye kubwira abantu, ndetse abantu bakakishimira, bagaserebretinga, bakumva ko ahantu hose Imana ibumba. Imana atari iyo mu misozi. Hari umuntu wambwiye ngo ubuse ngo ubungubu Imana yakumva ngo ngiye ngo nyangira ubunebwe ngo sinshobora kwiyiriza, ngo ubuse ngo nasenga gute ngo kandi ngiye ntashobora kwiyiriza, ngo ngiye inzara inyiyicira ngo niyo mpamvu gusenga ntajya nsenga. Ibaze impamvu atajya asenga, bamubwiye ko gusenga kwiza ari uko Imana yumva ari uko yiyirije ubusa, ariko ntago ari byo. Uwo muntu numubwira inkuru nziza ukamubwira ngo oya, numubwira ngo oya ntago ariko bimeze, uwo muntu azanezererwa kuruta kwa kundi nyine yumvaga ari umutwaro ukomeye. Hari umuntu watinyaga, hari abantu nzi njyewe batinyaga kujya mu rusengero ngo kubera ukuntu ngo meze, ngo ubuse ngo kukuntu nse ngo ubu najya mu rusengero, ngo ubu nakwicara hehe, ngo ubu mu rusengero ngo ngiye hari ngo nta nubwo banyemerera kujya mu rusengero, ngo ni dread mfite ngo bakanyemerera kujya mu rusengero, ngo ngiye n'ukuntu mfumuye amatwi se ngo urumva najya mu rusengero. Ukumva ibyo ngibyo nibyo bimubuza gusenga, ariko nago mu rusengero ariho tubonera Imana. Imana ituye muri twebwe. Numubwira inkuru nziza ukamubwira ko Imana itagituye mu nsengero, ituye muri we. Icyo ishaka ari we nawe, communication ishaka relationship hagati ye nawe, atari relationship y'itorero hamwe nawe, azabyumva kandi azanezererwa. Inkuru nziza Yesu Kristo iraryoshye. Imana ishimwe cyane. Reka nakire Hope, agiye kudufasha mu kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Imana imuhezagire. Hope nakwakiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze, waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo rwose tugifite, mwami Yesu waratsinze. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima dushyira mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima dushyira mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Aiwe haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Ai waritanze kubw'ibyaha byacu,
ntabwo rwose tugifite mwami Yesu waratsinze ntabwo namba tugifite mwami Yesu warakoze ntabwo rwose tugifite mwami Yesu waratsinze haleluya haleluya amen amen amen. uri umugisha Hope, uri umugisha. ntabwo bakristo yaratsinze. Imana ishimye cyane. ndashaka kugira ngo rero tuze guhita tujya mu mwanya kumva ijambo ry'Imana. Mwakomeje kubona ndi kuvuga cyane, ariko umwigisha w'uyu munsi niwe wabinsabye ngo ntabwo afite byinshi byo kwigisha ngo arivugira utuntu dukeya. Faustin ndabivuze, yambwiye ngo uyu munsi ngo iminota ngo 20 ngira bihagije. ariko Imana ishimwe cyane. Reka dushyire microphone yacu dusengane, twese dusengane Imana, then tumara gusenga araza gukomeza n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mwabishoboye turashyiraho microphone. Data mu izina rya Yesu Kristo redesiya turagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima Kristo mwiza, tugushimiye ku bw'amasaha meza n'umugisha tugizeho kuba twaje kumva ijambo ryawe uhimbazwe. Turagushimiye ko abana bawe turi hamwe, turi kuvuga urukundo rwawe, turi kuvuga ubwiza bwawe. Turagushimiye ko waneshije isi, turagushimiye ko ubutware bwose wabushyize munsi y'ibirenge byawe, maze ubwiza bwose ukabushyira muri twebwe. Turagushimiye rekasharabu rekavaramando kitaria yerabashakavarabo rekotekesharamando kitaria rekovakasharamando ketarabo yerabashakavaramo rekotekesharamando ketavanabo rekovakasharamando ketarabo rekariemando ketanamando rekotekesherabo kerevaimando ketarabo rekabashakavarabo rekirimando ketaya kerabashakavarabo rekotekesheremanimo rekavaramando ketarabo kerevaramando ketaria rekotekesharavaramando ketarabo kerabashakavarabo rekavakasharamando rekavaramando ketarabo kerabashakavarabo rekotekesheremanimo ketaria rekavashakavarabo rekavaramando rekavakasharimando ketaria rekavaramando ketarabo kerabashakaria rekavaramando ketaramando kerabashakaramando ketarabo rekotekesharabo. Turagushimiye Kristo, turagushimiye kubw'uyu mwanya, tugushimiye kubw'ijambo ryawe rikomeje kuduhumura kandi rikadukomeza kuduhereza ubwiza burenze. Turagushimiye Mwami, icyubahiro n'ikuzo n'ibintu byawe. Holy Spirit, turagushimiye ko ari muri twebwe kandi tugushimiye ko ari mu muntu ugiye kuvuga ijambo ryawe. Tugushimiye ku bwiza tugiye kongera kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Woman of God, turakwakiriye. You are welcome and we are ready to be imparted by you. You are welcome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tugiye kuganira mu by'ukuri nk'uko Peace yabivuze rwose, ntabwo ari byinshi turi buvugeho, turigana ku ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Yego, kuri timu y'uyu munsi byavugaga gusenga, playing in dominion of finished work in Christ, gusengera mu mbaraga se cyangwa gusengera mu bushobozi, mu butware bw'ibyarangiye muri Kristo Yesu. Amen. Peace wagira ngo twari turi kumwe cyangwa se wagira ngo twateguranye, but the spirit we have is the same. Niyo mpamvu nashidikanya rwose ko ubwo ibyo nafiringaga nibyo nawe yari arimo gufiringa. Haleluya. Tumaze iminsi twiga ku gusenga, twiga ku
ku bintu byo gusenga isezerano rya kera isezerano rishya twizemo byinshi mboneraho n'umwanya wo gushimira abayobozi b'ino platform kubwo gutegura ibi byumweru byose bingana gutya mu by'ukuri hari abantu dukeka ko gusenga ari ukujya kuvuga nyine kuri abantu bavuga gusenga se harimo abumva ko ari ukuba yasakoje harimo abumva ko ari ukuba yavuze ishapure harimo abandi bafite ukundi kuntu babyumva ariko there is something behind y'amagambo umuntu aba yavuze there is something behind y'ibyo umuntu aba ari kwatura cyangwa se y'ibyo umuntu aba ari kuvuga haleluya ndashima Imana rero ko tumaze iminsi twiga ku gusenga kandi hari icyo maze gukuramo kinini pe biranakomeje ndashima Imana tudatinze reka dutangire twabonye ko akenshi mu isezerano rya kera kadutangire mu isezerano rya kera ni praying nyine mu isezerano rya kera versus new covenant muri old covenant ibintu byose byabaga biri about obedience byabaga biri mu kubaha Imana cyangwa se urakora iki kugira ngo uhabwe iki biragenda gutya kugira ngo ubone gutya mbese nugira disobedient ntabwo ura receiving icyo wagombaga kureceiving ariko muri mu isezerano rishya tubona ko ntabwo bikira ayo mategeko ngo nutagira kubahiriza ayo mategeko nutagira obedience kuri ayo mategeko ntabwo uri bubone ikintu nta kintu na kimwe uri receiving muri new covenant ubwo it's about grace and faith hallelujah it's about grace and faith ibyo ngibyo bibiri grace yo available wowe just you have faith amen hari ingero dufite z'abantu bo muri mu isezerano rya kera bagiye bagira disobedience cyangwa se batagiye bubahiriza amategeko cyangwa se oda zabaga zashyizweho cyangwa imihango y'idini yabaga ihari cyangwa uko ibintu byabaga bisetinze ugasanga bafesinze ingaruka cyangwa se challenges zirabaziye wahera na mbere kuri Adamu na Eva nibo bantu ba mbere bafesinze ingaruka za disobedience zo kutagira obedience niba Imana yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa haleluya ubwo dede bakiriyeho urupfu niwo munsi rwaziye niwo munsi abantu batangiye gupfa abantu batangira kurwara abantu batangira kwicana hazaho ibintu byose nyine bindi bibi bitari biri mu isi haleluya ariko ibyo byose n'ubundi biganisha ku rupfu ni icyaha nyine icyaha kiganisha ku rupfu nta kindi nicyo kintu cyabaye abo bantu nibo ba mbere na mbere sinzi nk'uko tuvuga ngo imfura yo kuzuka ni Kristo n'imfura z'abantu bafesinze challenge nako bafesinze ingaruka za disobedience Adam and Eve nibo bantu ba mbere nibo bazanye icyo cyaha cyakizana urupfu bizana n'ibindi bintu byose haleluya undi muntu ni ingero nyinshi zigiye zihari umugore wa Loti muka Loti barababwiye mugende muve Sodoma ni Gomora ntihagire n'umwe uhindukira baragenda umugore women's aragenda bageze imbere ati ariko ndumva nshaka kwihindukira arareba arahindukira ahita ako kanya ahinduka inkingi y'umunyu disobedient nyine ahita abona ingaruka direct bita ahita yumira aho ngaho arasigara haleluya ukabonamo Mose yongeze kuri Mose ubwo bindi turasoma umuntu ufite Bible hafi yagiye tudoropinga imirongo muri Exodus 17:6 mu kuva 17:6 kuva 17:6 aravuga ngo ahangaha abisirayeli bari babuze amazi bari gusaba amazi Uwiteka ngo maze Uwiteka abwira Mose ati nyura imbere y'abantu ujyane bamwe bakuru b'abisirayeli witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi nanjye ndagaragara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bamwe Mose abigenza atyo imbere y'abakuru n'abisirayeli haleluya iyo twongeye gusoma nanone kuri
kuri kukuva nako kubara igice cya 20 umurongo wa 7 kugera kwa 12. Kubara igice cya 20 umurongo wa 7 kugera kwa 12. Aravuga ngo 7, haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati enda nkoni wowe na Aroni mwene so mutera iteraniro mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare abe ariko iteraniro n'amatungo yabo amazi yo kunywa. Iyo nkoni ayikubita iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati nimwumve mwamwe muri iki gitare twakuramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye 2 kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira amatungo yaryo. Uwiteka Mose kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbaye. Haleluya. Turi ku about disobedience. Byano Mose Imana yaramubwiye ngo ubwire icyo gitare, ntabwo ngo ukubite. Haleluya. Ariko abantu iteka bahorana cyangwa se abantu nk'uko Pisi yabivuze, abantu bamenye mindset yo kuvuga ngo ahari nanjye biransaba kugira icyo nkora, ahari nanjye biransaba gushyiraho imbaraga zanjye. Imana nababwiye ngo ubabwire icyo gitare mu maso y'Uwiteka ubwire icyo kibaha amazi. Mose aragenda n'umujinya mwinshi yikubitira. Haleluya. Imana itabwira ati ntabwo iri teraniro mu gihugu cy'isezerano, ntabwo yagezeyo pe. Turaza kubibona neza ukuntu iki gitare nyine cyashushanyaga Kristo. Turabizi niba Imana yaramubwiye kuvuga Mose akubitira, niba byaramubwiye mu gice cya 17 ukubiteho rimwe akikubitira inshuro zingahe? Urumva habayemo disobedience, habayemo gushaka gushyiramo human effort, gushyiramo imirimo, gushyiramo bya bindi byanezeza Imana, gushyiramo bya bindi ahari grace, ahari Kristo ntahagije, ahari ubuntu ahari reka nanjye hejuru ya Kristo, hejuru ya byose Imana atanze nanjye nshyire hakanjye. Abakorinto ba 10:4 agaragaza ukuntu iki gitare cyari Kristo, avuga ngo kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare Kristo. Icyo gitare bahuye nacyo mu kuva mu gice cya 17, barongera mu kubara mu gice cya 20 barongera bahora nacyo. Icyo gitare ngo cyari Kristo. Ntago uyu munsi babone kumwe ngejo ntime muri kumwe, ntago umunsi yagiye ngejo wongera ujye kumushaka, ahubwo bo ntago aso yabarukaga ngo babone ko uwo nguwo ni Kristo available igihe cyose. Ntago amaso yawe yahwezaga, Papa Frederic yabivuze nimugoroba, ntago amaso y'umwuka yahwezaga ngo babone icyo gitare, babone Kristo, babone ko iteka n'iteka igihe bafite inyota barari Kristo na karahari gari buri saa, gari buri munota, ngo cyarabakurikiraga ngo kandi icyo gitare cyari Kristo. Haleluya. Uko kuntu Imana yamubwiye ngo kuva mu gice 12 ngo kubita, yamwe ngo kubitaho rimwe, byavuga ko Kristo azaba crucified cyangwa azaba rimwe gusa bikaba bihagije. Once and for all, nyine birahagije rimwe gusa. Cyari igishushanyo
Christ azaba crucified for our sins rimwe gusa uburyo bumwe umunsi rimwe. Haleluya. Arangije agenda we Mose kubitiraho kavatwe na haza amate haje nyine na trusting the process avuga ati niyo yarimbwe ngo mwitaho nimwe hashobora ko ari kuza utuzi ku munsi reka wenda nkubitaho kabiri wenda ariho tumaze icyumweru urumva yagerageje gushyiramo imbaraga niba ari azapfa rimwe gusa rikaba rihaje nawe ubwo akavuga ati nubwo Kristo ariko nkeneye kwibabaza ariko ndacyakeneye kongera gukora amasengesho yo kwiyeza ariko ndacyakeneye kujya mu ibitambo ariko nkeneye kujya gukora bya bindi byose ndacyakeneye kujya gushaka balance ndacyakeneye kujya ahandi hose ama offerings kugira ngo ngikuveho ngibyaye byose bikuveho bako nubwo iryo rimwe nda Kristo rihari ariko hari ikindi nawe gukora. Haleluya. Byerekana obedience hano Moses yagize hano byari ibintu nyine bigaragaza niba Kristo azapfa rimwe abantu hari igihe nabo bashaka gushyira ibintu byabo bindi byo ku ruhande. Haleluya. Hano mu kubara Mose yari kuvuga kubwira icyo gitabo kikabaha amazi ni ubuzima, amazi ni mwuka wera, niho bavuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba ngo izadudubiza, sibyo? Ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza muri mwebwe, si yibuka neza ukuntu bivuga, ariko ayo mazi ngo Kristo yabivugiraga ashingiye kuri mwuka wera wari ugiye kuzaza. Ni ukuvuga ngo ayo mazi yari igishushanyo ayo mazi yari kuva mu gitare, yuko igitare ni Kristo, bwari ubuzima, yari Holy Spirit, yari salvation, yari ikintu everything kizana ubuzima, kizana kubaho, kizana guhembuka, cyongera kuzana ubuzima, cyongera kuzana nyine guhembuka mu bantu bivuye muri Kristo. Ariko niyo mpamvu Imana yambwiye ngo uvuga, niyo mpamvu bivuga ngo kwakira salvation bivuye muri Kristo bisaba kwizeza umutima ukatuza akanwa. Nicyo kintu Mose yagombaga gukora, yagombaga gutrustinga the process y'Imana, yarangiza akavuga akizera umutima ibyo Imana yamubwiye, akatuza akanwa akavugisha icyo gitare. Haleluya. Nk'uko iyo umuntu kugira ngo yizere Kristo cyangwa se abone ubuzima bushya muri Kristo, abone ubugingo buhoraho muri Kristo, nta kindi akora, yizeza umutima, yarangiza akatuza akanwa, yarangiza akabona kwakira ubuzima buva muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko hari n'undi umeze nka Mose wumva ko hari n'ikindi kintu cyo ku ruhande agomba gukora. Ntago kwizera gusa bihagije, ntago kwatura byagwesha agakiza gute. Hoya, ufite gupayinga price kuri spiritual father wawe, ufite kugenda gutya na gutya, ufite gukora bya bindi byose kugira ngo agakiza nyine ufite kabe kari guaranteed, akavuga ati nyako mfite broker akomeye karuta kawe, sibyo? Haramo njya numva bavuga ngo uyu munsi ndagafite ariko shangwa njya numva katakaye, njya numva kabuze, nkumva byagiye. Ako ngako ni kakandi wakuye mu gukubita kabiri. Niba Imana yaravuze izera uvuge, izera wature. Haleluya. Nta kindi kintu usabwa gukora. Mose nawe nta kindi kintu yagombaga gukora hariya, yagombaga kwizera icyo Imana imubwiye, yarangiza akizerera mu rutare rwo Kristo, akavuga, yarangiza bakakira amazi, Abisirayeli bakakira guhembuka, Abisirayeli bakongera bakakira ubuzima buzima. Ariko ntabwo ariko byagenze, abantu bakomeje kwigomeka. Aho ni mu isezerano rya kera, abantu bakomeje kwigomeka, abantu bakomeza kutumvira, kandi icyo bakoraga already bahitaga bafesinga ingaruka. Imana itababwira ngo ntago muzagirana n'iteraniro muri kiriya gihugu cy'isezerano. Haleluya. Kadusome muri Yohana 7:39 kugeza kuri 37 kugeza kuri 39. John 7:37 kugera kuri 39. Itatu karindwi haravuga ngo
Kutatu karindwi aravuga ngo nuko ku munsi uheruka iyo minsi mikuru yose uheruka iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara aravuga cyane ati umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo uwo mwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwiwe. Haleluya. Ngo nuko umuntu wese unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda yiwe. Ntabwo ibi ngibi ngo yabivugiraga kuri mwuka wera, ntabwo yavuze ngo umuntu wese wiyirije cyane, umuntu wese wakoze za processes zose idini risaba, umuntu wese wakoze bya bindi byose abantu bavuga, banza ujye ku musozi senga y'iminsi 100 kugira ngo ubone uwo mwuka wera. Oya, ahubwo yaravuze ngo it's about faith, it's about having faith in you. Nta kindi kintu bisaba, ngo umuntu wese unyizera amazi y'ubugingo azadudubiza ava mu nda yiwe. Haleluya. Na Mose nicyo kintu yari akwiye gukora, ni natwe ubwacu nicyo kintu twakoze turakira, ni nacyo kintu turi supposed kwigisha mu itorero. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri supposed kuvuga ngo banza utange, banza ube ugire gutya na gutya, ukore bino na bino byose kugira ngo uhabwe uwo mwuka wera. Oya, ahubwo ni ukuvuga izera Kristo, numara kwizera Kristo uwo mwuka araza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nta kindi bisaba, it's about faith. Haleluya. Mose nawe buriya ariko turashima Imana ko byari shadow yo kugira ngo Kristo azahishurwe, byari shadow yo kugira ngo ubuntu buzaze. Nari ngiye kuvuga ngo buriya kuki Mose atabimenye, ariko ashimwe Kristo ko byavuye mu bicucucucu bikaza muri reality, bikaza mu buzima bwacu, bigahishura Kristo. Haleluya. Ntago miracle water yari supposed kuza bivuye muri effort z'abantu, cyangwa se umwuka wera ariyo shusho yari amazi, ntago yari supposed kuza biciye mu mbaraga z'umuntu kuko yakubise cyane, ahubwo yari supposed kuza by speaking, by faith. Hallelujah. By receiving in faith in Christ. Hallelujah. Amen. cyari ikintu kigomba kuba manifested, cyari ikintu kigomba guhishurwa nyine biciye mu kwizera k'umuntu, biciye muri declaration n'icyo umuntu yavuze. Turi kwiga about dominion. Ntago akenshi bivuga ngo koresha imbaraga nyinshi, ahubwo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ku rurimi rwanyu, ibintu nk'ibyo, ngo ku rurimi rwanyu hariho imbaraga. Haleluya. Bikoreshe, vuga, rema, declare something on your life. Ubivuge nyine, niba ari kuri ku buzima bwawe, niba ari ku itorero, niba ari ku muryango, niba ari uko ushaka ko ibintu bimera. Haleluya. Dominion iri muri Kristo. Abaheburayo 4:10. Abaheburayo 4:10 baravuga ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ntabwo noneho iyo ugeze muri ubwo buruhukiro muri Kristo Yesu uba ugifite gukora cyane, ahubwo uba uri mu kiruhuko. Mu kiruhuko icyo ukora ni iki? You receive. Iyo abantu akenshi bagiye ku mavakansi se bagafata umwanya bakagenda muri vakansi, ntabwo bakora. Niba yaragiye samuye akajya ku mazi, nta kintu akora. Icyo akora just arodaringa, yodaringa ibiryo, yodaringa room service, yodaringa ibintu byose, asohoka ajya hanze, yenjoyinge. Sibyo, umuntu wagiye muri vacation aba ameze neza pe, ajya hakurya na kure y'ibintu byose biri related no gukora, biri related n'akazi. Nanga nicyo Bibiliya n'ijambo ry'Imana ivuga ngo umuntu wese, haleluya, ngo umuntu wese niyinjira mu buruhukiro aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Imana yaruhutse imirimo yayo ubwo yatangaga Kristo agapfa,
yarangiza ubwo nawe icyo usabwa ni ukwizera byonyine, ntabwo bigusaba agenda icyo bagurira arabo njya no bavuga ngo ntabwo wakwakira utarabanje kugenda gutya, ngiye koko mana ngo ubwo se bundi uwo mu Yesu mwakiriye. Ari agace n'ubundi twakoze ahantu muri korali mbamo muri Nyakori, abantu bari kuvuga ngo bavuge ama red flag y'abantu ngo uvuga red flag z'abantu wenda umuntu nabizi nyine avuga arakijijwe nawe urabizi ko yakira Kristo umwami n'umukiza, uvuga noneho red flags nyine ikintu ufata nka red flag ku mukristo. Bamwe bati uvuga ko Kristo adahagije atari we wenyine dukwiriye, undi ati uvuga ko ujya kumva ukumva uti Imana narakijijwe ariko maze icyumweru ni mu masengesho yo kwiriza ngo Imana izamu ubugingo, ukagira ngo ubwo bugingo nyine arimo arabeginga, ukumva nyine arimo aratereta, ukumva undi ati Bibiliya iravuguruzanya, ukumva undi nyine batanga ibintu byinshi pe, kandi wabireba ukabona ni ama red flag agiye nakabije. Amen. N'iyi nayo ni red flag ya mbere ku mukristo, uvuga uti mu Mana harimo yego Kristo ariko nawe ugomba gushyiraho akawe, ugomba gukora, ugomba gushyiraho umwete wawe, ntiwicare, ntuvuge ngo ugende udamarare. Aravuga ngo waragiye ngo uricara ngo uradamarara ngo haguruka, sibyo? Ariko ijambo ry'Imana hano muri Yohana 4:10 baratubwira ngo uwinjiye mu kiruhuko aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana aruhutse iyayo. Haleluya. Muri Kristo rero icyo dukora, we play by dominion. Ntabwo umuntu uri muri vacances aba abizi ko afite amafaranga ye, aba afite kadi yiwe, arodaringa bikaza. Muri Kristo Yesu dufite Kristo, dufite urutare, dufite Mwuka Wera, dufite Imana Papa, dufite umuvugizi Kristo, dufite Mwuka Wera utunira imirimo myinshi. Icyo dukora, we just order in dominion. Turavuga to declaring ibintu, we speak. Haleluya. Nyine ni TikTok, ni ibintu uvuga, ni ibintu ukora, ariko ukabikorera mu kwizera, ukabikorera mu murimo warangiye ari wo Kristo. Ngo n'Imana yaruhutse imirimo yayo, byararangiye, ntabyo igikora, ntabyo igihirimbanamo, ntabyo igishyashyanamo, nayo ubwayo yararuhutse. Natwe rero ngo niko twinjira mu kiruhuko, ubwo niko twinjira mu kiruhuko nk'uko Imana yaruhutse, ahubwo tukakira muri vacation. It's about receiving good things only, nta bindi bintu biba birimo byo ku ruhande by'ibintu. Uba umeze neza. Haleluya. Mu kiruhuko umuntu aba ameze neza, aba aruhutse, ahubwo ararisivinga mu mbaraga za Kristo. N'Imana yifuzaga ko Abisiraheli baruhuka, ntibafate imbaraga zo gukubita, ntibafate imbaraga zo gutsindagira, ahubwo nabo ngo bajye mu kiruhuko bizere, ahubwo bavuge, badeklare ikintu. Haleluya. Mana ndashima Kristo kuko ari mvuga ni maybe hatabaho ibi bintu bya dominion yo muri Kristo cyangwa se byo gutsindishirizwa muri Kristo. Abantu sometimes tutagira courage nyinshi, hari abantu bafite ibibaraga kweri, bafite courage, bafite ishyaka. Abantu rero tutaba dufite ishyaka na courage nyinshi, twari kuzajya turisivinga ibintu bikeya cyane. Abashoboye guhirimbana no gukora byose bari kuba badufite mu biganza, ariko turashima Kristo ko yakuyeho iby'imbaraga byose ahubwo akatwinjiriza mu kiruhuko. Haleluya. Haleluya. Iyo mvuze ku bintu by'abanebwe PC uranyumva, kwitonda. You are the best. Haleluya. Reka dugaruke nanone, tugaruke kuri theme yacu, dusome iri mu Baheburayo 10:19, nagejeje ku murongo wa 23 kuko naho nawukunze. Aravuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza.
y'amazi kandi dukomeze uyu murongo wa 23 abakunze dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Haleluya. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko uwasezeranyije ari uwo kwizerwa. Hari abantu batura ibyiringiro bya ubwo nyine icyo wiringira. Niba umuntu wiringira ko utakizwa utatanze seed arabivuga neje akaza akabivuga ibyiringiro by'akabinyeganyeza, ariko n'abafite ibyiringiro by'uko muri Kristo Yesu niho twakirira umwenda ukingirije ahera watabutsemo. Ibivuga ngo umubiri we wenyine niwe watwinjije ahera, amaraso ye, imbabazi, grace, ibyo byose wiringira, ibyo byose wizera, izo foundation zawe ufite muri uku gukizwa, nawe ngo hagarara byature. Haleluya. Ngo dukomeze kubyatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranyije ari uwo kwizerwa. Uwasezeranyije ko azaharura inzira mu butayu n'uwo kwizerwa. Uwasezeranyije ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi n'uwo kwizerwa. Sinzi abantu twize primary twese uko turi hano benshi twiga ku buryo bwo gukonsavinga inyama, twize ku bintu by'umunyu. Twiga ko hari ukuntu iyo bashaka ko inyama ziramba nyine bazisiga umunyu, sibyo, bakazishyira ahantu. Niba uri umunyu w'isi bivuze ngo you are meant to conserve the word. Niba muri umunyu w'isi nyine ni kuri, it's your mandate to be high. Ni kumeze ni kuri muri Kristo Yesu uruwo gupreservinga isi, uvuga Kristo, uvuga gospel, ntago uruwo gutya gusa ngo ugende oya, ahubwo you are the best tool of preservation to this world through preaching the gospel, through preaching the grace. Muri dominion ya Kristo, mu butsinzi bwa Kristo, ngo uwasezeranyije nuwo kwizerwa. Icyo yasezeranyije niki? Ni nzabaha umwuka wera. Uwo nguwo naza azabagira abagabo, uwo nguwo naza azabashoboza, uwo nguwo naza muzahagurutsa ibirema, uwo nguwo naza muzakandagira inzoka na scorpion, uwo nguwo naza bya bindi byose yagiye avuga. Ibyo ngibyo yasezeranyije ngo nibyo kwizerwa. Nawe rero haguruka muri dominion, ube ko kumunyu w'isi, ube ko kumucyo w'isi. Iyo ucanye ahantu hari umwijima, umucyo already hari. Haleluya. Niba rero wasezeranyijwe ibyo byose ari uwo kwizerwa, nzabaha imbaraga, nzagera gutya na gutya, n'uwo kwizerwa. Icyo usabwa haguruka muri dominion iri muri Kristo Yesu, uvuge ngo uri muri nge aruturi mubisi. The greater is he who is in me than who is in the world. Genda uvuge Kristo, genda uvuge gospel. Ntago ino dominion ari cyangwa se ubu bubasha, ubutware ari ubwo gukoresha gusa usengera famille yawe, usengera destiny. Ibyo ngibyo yego ni byiza, sengera marriage, sengera career, ni byiza nyine, speak over it. Ariko biba byiza cyane mu kubikoresha noneho uvuga Kristo, uvuga ubutumwa bwiza. Ngo ikibana shaka nuko abantu bose bamenye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buzanira abantu gukizwa, ubutumwa bwiza buzanira abantu ubwenge bwo gukizwa. Haleluya. Niyo dominion yigenderemo. Ari ukuntu abantu ujya wumva wicara ahantu barimo baradebatinga ku bintu ushaka wumva mana biri no sense, ngo hoya ngo Kristo senga ibiki n'ibiki, ngo urabona ngo ariko namwe ngo muravuga ngo Yesu senga, ubundi ngo Yesu ngo yaje ngo ameze gutya, ngo buraka cyangwa kamera gutya. Oya, haguruka, stand boldly, uvuge Kristo, uvuge grace. Aho hantu niho ukenewe, aho hantu niho ukenewe kuvuga. Haleluya. Ntago ino dominion ari yo gukoresha mu buzima bwacu bwonyine busanzwe, ahubwo tunayifite ku isi. Authority. Ntago Imana yavuze ngo muri umunyu wa famille, muri umunyu w'ubuzima bwanyu, ahubwo muri umunyu w'isi. Isi yose ikeneye ijambo ry'Imana. Mutana yahoza bivuga, isi ikeneye kumva Kristo, abantu bakeneye kumva Kristo. Icyo ugomba gukora ni ukugendera muri dominion, mu butsinzi, mu mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Haguruka, genda preaching gospel, genda uvuge grace, genda ukiza abarwayi, genda uzura abapfuye, ugenda uwumura impumyi, ugenda uvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu babatuke ku bwoba, abantu babatuke ku depression, abantu babatuke ku bintu by'ibikomere abantu bagiye bakura mu macaci. Ngo hano nagiye gusengera hano ngo barandya, ngo umupasiteri ngarantuburira. Abantu bafite ibyo bintu byose mana,
bagiye mu macacu bumvira ibindi bintu bitari gospel, bararemerewe. Dominion rero ufite wowe niyo kugenda ukavuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima nta bindi ni urukundo rwa Kristo, n'imbaraga za Kristo, nabo turi bo muri Kristo Yesu. Ufite dominion yo kubivuga, kandi Kristo uri muri wowe na Mwuka Wera azagushoboza gufata uwo mutima w'uwo muntu, ntabwo ari wowe ahubwo Mwuka Wera, kuko uzaba uri kuvuga iby'ukuri, uvuga ibikwiriye. Abantu barahembuka, abantu barongera bakabona ubuzima, y'amazi arongera akadudubiza, akava muri wowe akajya no mu bandi, isi yose, generation yose, abantu bose bakongera bakakira ubuzima. Haleluya. By the dominion dufite muri Kristo, kubw'imbaraga dufite muri Kristo Yesu, ugakora ibikomeye mu mbaraga ze. Haleluya. Ntabwo bigusaba ibintu byinshi, ahubwo believe, have faith in Christ. Ibintu byose byabaye solved, byose byararangiye. Icyo dusabwa nta kindi, ni ukwatura, ni ukuvuga. Haleluya. Nk'uko nabivuze ku mugani wa Pisi, sinuvuge ibintu byinshi cyane, ariko uko umuntu agenda asoma Bible, agenda ahishurirwa, agenda yongera abona ubundi bwiza bw'Imana, yongera avuga ati ariko uzi ko hari ukuntu abantu twagiye twiga ibintu mu myaka yashize, niyo waba utaramaze imyaka myinshi mu kidini, ariko duke wize ufite ukuntu waratuborotse, niba ari muri École de Dimanche, muri Sunday School, niba ari iwanyu muri famille, niba ari ku church, ufite ukuntu wagiye ubyumva. Ariko nyuma yo kumenya inkuru nziza ya Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, icyo dusabwa ni ugukoresha iyo dominion dufite tukajya kuvuga gospel. Matayo 28:18 kugera kuri 20. Aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bose, abantu bo mu mahanga yose, abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo mukimara kumenya ubutumwa bwiza mwicare mu judging abandi, mukimara kumenya ubutumwa bwiza wicare wumve icyo ugenda ugiye gucreatinga debate. Oya, ahubwo haguruka ugende. Niba Kristo ari muri wowe, Kristo akaba akubwira ati ndi muri wowe, urabizi, nuko rero nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ni nkakubwiye ngo fata ubwo butware, fata iyo dominion, ugende preaching, ngo nuko rero mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Twarabyize tubigisha Grace, twiga ku mubatizo, twarabyize. Haleluya. Ntago ino dominion ugomba kwicara ngo ubeho successful life, ubona abandi bantu bo hanze barimo barastrugglinga, ubona abandi bantu barimo barizerera mu bintu bidakwiriye, mu bintu bitari aligned n'ubutumwa bwiza. Ahubwo koresha iyo dominion akubwiye ngo yahawe mu ijuru no mu isi. Uri muri wowe ufite dominion mu isi no mu ijuru, gendera muri izo mbaraga, mu bushobozi bwe, ugenda uvuge ubushobozi bwa Kristo. Kandi muri Mariko 16 niho bavuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso bizabakurikira. Haleluya. Bivuze ngo haba hariho spiritual authority ikuraho imbaraga z'umwijima, ikazana uwo mucyo uri muri wowe ukamurika, ikuraho bya bindi byose umuntu yari azi, hahandi hose umuntu yari arimo agenda atareba, akabakaba ari mu mwijima, haba harimo dominion muri wowe. Haleluya. Hari dominion ibiri mu muntu iyo agenda preachinga grace, preachinga gospel, preachinga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Umucyo wa Kristo ugenda utama ahantu hose, impumuro nziza igatama, abantu bakaruhuka, imbaraga ziri muri we zive muri Kristo uri muri we zikaba established. Haleluya. Maze ubwami bw'Imana bukagenga isi, abantu bagahembuka. Amen. Ntago mvuga ibintu byinshi kuko n'ubundi ureda amasaha yagiye, kandi nshaka ko dusenga, ariko
tugiye gusenga ndabwira Peace Montana n'ubundi akomerezeho dusenga tuvuga ngo through the dominion we have muri Kristo by faith dusenge abantu bashira amanga. Sinzi Papa Frederic nimugura yavuze ibintu navuga ngo yavugiye ibintu nari maze iminsi mbitekerezaho mbyibazaho. Nyine ari ibintu abantu turi kubura. Yego urabizi uri muri Kristo cyane mwigisha urabivuga urabinonosora pe, ariko iyo bigeze mu kuba umucyo w'isi, mu kuba wamunyu w'isi ngo conserving abandi ubabere conservation ibabuza kurimbuka, ahubwo ukicara nyine ukavuga uti ubwo babyizera ukwabo nanjye mbyizera ukwanjye. Just ntabwo ari uko biri supposed kumera. Uri supposed guhaguruka mu mbaraga za Kristo ugahindurira benshi kuba bigishwa, ugahindurira benshi gukizwa, ugatanga umucyo wa Kristo uri muri wowe, ugatanga imbaraga, ugatanga ubuzima through the dominion muri Kristo uri muri wowe n'umurimo wakozwe warangije kwe. Abantu bakareka kuba bahirimbana, bahinduranya ibyumba by'amasengesho, bahinduranya imisozi, bahinduranya amacaci, higa ahantu ngo babona basi ngo uburuhukiro, kandi n'ahandi uburuhukiro buri. Twabonye ko uburuhukiro buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza dukwiye kwamamaza, dukwiye kuvuga ku isi yose. Abantu nyine niba bashaka kuruhuka, ntabwo uzaruhukira kwa apostle kanaka, uzaruhukira muri Kristo. Apostle nawe ubwe aracyafite imirimo ye yo gukora, aracyafite ibyo byo kwigisha, nawe afite imirimo akora. Kuruhuka biragusaba kuba ahantu hari klima nyine yo kuruhuka. Niba ushaka kuruhuka ajya ahantu hari klima yo kuruhuka, ni muri Kristo. Ni Imana aruhutse imirimo yayo, nawe niwe uzaruhukira. Niba ushaka rero kujya kuruhukira ku muntu nawe ugifite akazi, abeg urarushye. Niyo mpamvu turi supposed kuvuga ubutumwa bwiza mu mbaraga, mu butsinzi bwa Kristo. Haleluya. Umucyo ukamurika abantu bakamenya ubutumwa bwiza, ntibibe ibintu twicarana gusa. Peace. Dufashe turangiza dusenge. Yego murakoze. Imana iba muri umugisha. Amen, amen, amen. Uri umugisha Faustine, uri umugisha, urakoze kuduhezagira. N'ukuri n'abandi twashyiraho mikoro tukamusabira umugisha, tukamubwira ngo uri umugisha, kuko natwe turi umugisha kukugira rwose. Urakoze kubw'ijambo ryiza uduhaye, nk'uko abidusabye. Reka dushyireho microphone zacu twongere dusenga n'Imana, kuko igihe turimo nicyo gihe cyo gusengera abantu kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Ariko abantu bagomba kugira ubushizi bw'ubwoba, nk'uko iri jambo ritubwira. Iri jambo rikutubwira ngo none ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba, twegere ubwoba nibushira abantu bemere kugenda kubwira abantu ubutumwa bwiza, kuko abantu bari mu nzira yo kurimbuka nibo benshi. Reka twongere dushimane Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, urera, urakiranuka, uri amahoro yacu. Dushimiye ko muri Kristo Yesu hari Imana y'ingenda n'abari mu isi kugira ngo biyunge nabo bamenye kugira n'abandi bose
Anda, Rekabira Besande Keriaba, Rekataya de Zakarade, Reverande Sia Dona de Sakayade, Napotikile de Sia Rosa, Izina Biada Zinda Jaya, Nabitu izina rya Yesu Kristo turagushimiye mwana wacu kuri mwiza tugushimiye ko wabitanze byose turagushimiye none n'iteka ryose mwami amen Amen, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, azwi Imana ishimwe, ni ukuri umurimo wayo, umurimo wayo muri twebwe urakomeye kandi urakora. Twebwe icyo tugomba gukora ni ukubwiriza abantu, tukababwira ibya Yesu Kristo. Ni ukuri abantu bararushye kandi baruhiye muri iki bita ngo ni agakiza. Nk'uko nababwiye, bafite package yitwa agakiza, ariko ntabwo bashaka kwinjiramo ngo bamenye ngo ni ibiki baherewe ubuntu ku bw'ako gakiza bakiriye. Ntabwo bashaka kubimenya. Abantu bose bararushye kwirirwa birukanka imisozi. Njye yari umuntu nabwiye ndamubwira ni njyewe ndabwira ni njye ntabwo nakwiyiriza, njye kwiyiriza amasengesho. Ubwo arambwira ngo kuri kubyibuhara ngo usigaye usenga. Ndabaza ngo ushatse kuvuga iki? Ngo ubwo iracyagira umwanya wo kwiyiriza? Nukabyarane. Ubwo se ndamubwira ni kwiyiriza ibiki? Ni hano hari ibiryo ry'umureti ndakubita, ngiye nta ibyo kwiyiriza bihari. Keretse iyo pasiteri wanjye yashyizeho amasengesho yo gusenga, dayo niyo nsenga nawe. Ubwo iyo batashyizeho ni wowe kwakwicaraho ngo usenge ufate umwanya n'Imana. Ndavuga ni gusenga ndasenga, ariko ibintu byo kwiyiriza murabizi ko na mbere byananiye. Ubwo iyo Mana mumeranye mute? Ngo cyangwa niyo mpamvu uhora umbwira ngo ibintu bimeze gutya na gutya na gutya? Ndakubwira ndambwira ni oya, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rizima, ni naryo rigomba gukomera muri twebwe kuruta ibindi byose, kuko Kristo ibyo yaduhereye ubuntu ntabwo ari byo ngombwa ngo tujye kongera kubishaka. Ahubwo se barabisiga bakajya gushaka ibindi. Ibyo Kristo yaduhereye ubuntu biri muri Kristo. Ntibashaka kujya muri Kristo kubishyikira, barashaka kujya ahandi, ngo mu misozi ngo niho biri. Ngo hari ahantu ngo naboneye Imana, ngo hari ahantu haboneye Imana, ngo hari ahantu haba Imana runaka, ngo hariya ngo nta Mana ibayo. Imana ntibumve ngo ni ukubera ko ngo hari umwe wagiye kurya ngo mugataha mwababaye. Hari igihe twigeze kujya gusenga turi mu masengesho, ngo umuntu umwe yiviriye kurya. Ubwo munsi Imana ntiyatuvugisha, baratubwira ngo dutahe, ngo tuzagaruka ejo, ngo kandi ngo twiyejeje kugira ngo Imana twumve. Mwuka byarana. Njye nari n'umunebwe, najyanye n'ababyeyi banjye ndakata nisubira mu rugo, undi munsi ukurikiye wose nasubirayo. Ariko Imana ishimwe cyane, kuko uyu mutwaro wose w'ibingi byose yabidukuyeho. Ubu ngubu wamugana nibazaga imisozi ubusa no mu Buhinde ko nta n'imisozi ihari. Ubu nari kuzajya kwiruka mu ihe misozi koko, mu mashyamba y'Ubuhinde ko nta. Ubu nkavuga ngo niho Imana iri mu mashyamba, mu misozi, mu mariba, ngo mu biki. Oh my goodness. Ariko Imana ishimwe cyane. Dushaka kwakira abantu bashaka gushimira Imana, abantu bafite testimony yo kudusangiza kubw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo, aho bagejeje, kubera ko Imana yagize, kuko abenshi ntabwo bari bazi ubutumwa bwiza. Ariko mu gihe umaze kumenya ubutumwa bwiza, ngiye kwakira nawe udusharinge testimony yawe, udusharinge uko imirimo y'Imana mu buzima bwawe, uko wakiriye ubutumwa bwiza. Niba wumva uri interested yo kudusharinga testimony, nakwakiriye. Okay,
ndabona abantu ntago abantu bafite testimony uyu munsi, ntago bafite n'amashimwe yo gushimira Imana uyu munsi. Imana ishimwe. Cyangwa mwarambiwe mushaka gutaha, muzi ngo ndabarekura mutahe mwatinze kuza. Ego ko Mana, ibaze ko umuntu wa mbere yageze hashize iminota 8 niho yarajoyininze amateraniro yose. Iminota yanjye mwariye, iminota mwe yanjye mwariye murayigarura, kuko nawe bategereje ndababura. Rero niba urambiwe witaha, ubari iminota wagombaga kuba uri hano nayo 7 ya Hope yahageze kandi ubwo Hope burumva niyo wazindutse. Ariko Imana ishimwe cyane, igenda shima Imana kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo, kubw'ubutumwa bwe uko bugenda bukora umurimo. Ni ukuri kubyumva ukabyizera nicyo gikora, ntabwo igikora ari uko wabyumvise warangiza ukabireka aho ngaho, ahubwo kubyizera. Iyo wabyumvise ukabyizera birakora. Ntago nyine igikora ari uko nyine twabyumvise gusa bikabaho ngaho. Hari abantu nyine babimenyereye, hari abantu tuganira ubutumwa bwiza bakumva ko ubutumwa bwiza ari nka, navuga gute, nka za story n'ubundi basanzwe bumva mu rusengero, buri muntu wese agenda bashari, kubera ko ariko batazi gutandukanya cy'ubutumwa bwiza icyo ari cyo n'icyo ari ubutumwa bwiza, abantu bikabagora. Ariko uko umurimo w'Imana twahawe, umurimo twege dufite twahamagarira no kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi bakizera. Icyacu ntago ari ukubahata. Nabibabwiye n'abantu mwaje mbe ndabwira ni ngiye ntago nzi guhata abantu ngo muze gusenga cyangwa muze kwandikira abantu mwuka byara